Kristo Yesu nashimwe. Nabwiye ko nitwa Didier abaje bakererewe. Ndashimana yuko dufite abungeri benshi hano. Iyo mufite abungeri benshi muba muhiriwe. Kristo Yesu nashimwe. Ngiye gutambutsa ku butumwa ariko nushikora yagize iyerekwa rikomeye cyane, ihitamo indirimbo ihuye n'ubutumwa buvuga ngo harahirwa. Cyangwa kubabwira ku bahiriwe. Kristo Yesu nashimwe. Ariko ubwoko bw'abahiriwe ngiye kuvugaho birakwiye yuko bisaba ikiguzi, bisaba gushiramo imbaraga kugira ngo ujye mu mubare w'abahiriwe. Kristo Yesu nashimwe cyane. Ndiyumva mo kongera kuzamura isengesho, sengera imitima y'abateranye kugira ngo twongere tubane. Yego nasengewe nk'umukozi w'Imana, ijambo ry'Imana ryo rirera ryo nirisengewe, ariko ndumva iteraniro atari ko twese turi kumwe. Munyemerere basengere banze mfate imitima hamwe. Data urakoze kuko ugiye kubana nanjye. Igihe ntabwo mfite ibyahaza imitima y'ubu bwoko, ariko Uwiteka w'Umwami Imana wowe wantumye uzi ngo ibyo bakeneye. Ndagusaba rero Uwiteka unyuzemo ubutumwa kuko wangize iti mvugiramo igihe cyose washakiye, kandi ntuma hariho hose washatse kuko byo kumpaye rekomandasiyo. Ahari hose Uwiteka azakuvugira uzabana nanjye. Shimye yuko Uwiteka ashimye ko mboneka mu n'inotoro bya DPR hano Kibuye Mugonero. N'ubwa mbere nahageze hafi y'aya mazi y'ikivu muri aka karere. Uwiteka nyemerera ubwoko bwateranye bwawe kuko utabuteranyirije ubusa. Didier ntabarengi umvugiremo kuko uzi neza ibyo bakeneye n'ibyo ushaka, hanyuma ngabure nk'uko wabishatse. Satani n'izina rya Yesu Kristo uramucyashe, ubasha kwiba ijambo ntagire icyo yiba. Uyu munsi agira ibyo ahomba. Imitima ya bose bateranye nimero Uwiteka yose yakire umugabane w'ibyo bapfunyikiye imyiza rya Yesu Kristo Mwami. Hanyuma reka mbese ntashe nanone za Kicukiro shehe kuri ADPR mperuka mu cyumba cyo kwa gatatu mwakira intasho za bene so. Ikindi mwakira intasho za Musengera muri Kampala, mwakira na zintasho. Haleluya. Hanyuma tugende, umuntu uzi gusoma neza ndashaka bamumpere mikrofone tugendane gake. Umusomyi mwiza. Okay. Nubwo wakoresha inzira Bibiliya za mudasobwa ndagenda nirukanga cyane. Yes. Tugenda mu gitabo cy'ubutumwa bw'uko bwanditswe n'Amatayo igice cya 5. Korari yarinde kubahiriwe, ariko ashaka kuvuga kubahiriwe mu buryo butandukanye. Noneho insanganyamatsiko y'ubutumwa iravuga ngo inzira ziri mu mutima wawe zaba zigana i Siyoni. Bariza mugenzi wawe, waba ufite inzira mu mutima wawe zigana i Siyoni? Reka bibutse ko mu mitima y'abana b'abantu harimo inzira ebyiri, ijyana mu kurimbuka n'ijyana umuntu mu bugingo buhoraho. Izi nzira Imana zidushize imbere izerekeza mu mitima. Niyo mpamvu guhitamo kubana na Kristo ni umutima uhitamo. Inzira igutwara muri Kristo iri mu mutima wawe, n'inzira igutwara mu kurimbuka iri mu mutima. Niyo mpamvu rero ari byiza gusobanukirwa inzira. Iyo utazisobanukiwe uyoba inzira, ugahugurwa amahugurwa utazi yuko wahuguwe. Mwene data yatubwiye ngo hari uwahuguwe bamurondoye, we ntiyamenya yuko yasambanye, arongore yarimo yakira amahugurwa y'urushaka. Yumva umutima utamucira urubanza, kandi niko kuri. Yari asa nkaho yahuguwe mu buryo bakoresheje ubwenge bwa tedayimoni, bwa kamere, ndetse butaturutse ku Mwami Imana. Bishoboke yuko hari icyitwa amahugurwa ariko afite uburyo butandukanye. Koko yari yahuguwe, ariko Umwuka w'Imana amurondora yuko atahuguwe ahubwo yasambanye. Rwego rero dukwiye kurebesha amaso. Uwamanjije yari mu mwuka pe, yavuze ngo Imana ntireba nk'uko twebwe tureba, ariko ishaka yuko tureba nk'uko ireba. Reka mbisubiremo, Imana ntireba nk'uko twe tureba, ariko iki dushaka nuko tureba ibintu nk'uko ye ibireba. Tugenda muri Matayo ku murongo wa 5, igice cya 5 umurongo wa 5 turageza ku murongo wa 12. Tugende gakeya mwumve ubuhanuzi.
Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 5 duhereye ku murongo wa 5. Aravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Bivuga yuko abatagwa neza isi ntabwo izabagwa neza, nta nubwo bazayihabwa. Dukomeze. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Hahirwa abafite umurongo wa 6. Hahirwa abafite inzara n'inyota itari ibyo kurya no kunywa no kwambara, itari iyo ibindi, ahubwo iyo gukiranuka. Kuko aribo bazahazwa. Ubwo iki cyane tudashaka tubaze tugitindeho hano gato. Hari umuntu wigeze umpanurira ko nzaba umuvugabutumwa uri international, ureba ku mbuga nkoranyambaga, abimpanurira ntarajya kuri social media. Amaze kubihanura yari umushumba, akaba n'umupota, akaba n'umuhanuzi. Yari umuhanuzi, afite impano, ariko nawe yari azi guhugura abantu nk'uko yajyaga bahugura. Nk'uko bitubwiye, akaba yarya abana na ba nyina nta mikino, reka nkoresha iyo mvugo, akabahugura bose, ariko akaba afite impano y'ubuhanuzi. Uyu data yakundaga iri jambo, niwe numvisha rivuga 2016 nari nyirangiza sine ya 6, ni muri vacances, natangiye kwigira muri Makerere, niga course ya counseling and guidance hariya muri Kampala. Hanyuma ngera mu cyumba cy'amasengesho hafi ya Mengo Hospital, abazi muri Uganda. Mengo Hospital ni irwariro ry'umwami wa Buganda, ubwami bwa Buganda. Igihugu ni Uganda, ariko muri Uganda harimo ubwami bwa Buganda, hakaba ubwami bwa Nkore, hakaba n'ubwami bw'Abatoro, harimo ubwami bw'amoko atandukanye, ariko Uganda ikagira n'ubwami bwa Buganda muri Uganda. Rero iryo rwariro ni irya umwami wa Buganda wo bitaro na Dimoteri. Kristo Yesu nashimye. Tugendera biki rero itoro uwo mugabo yarayoboye, yari umurundi, ariyoboye riri aho ngaho, yitabye Imana. Kuko abantu bose bapfuye bivuga ko bitabye Imana, ariko hari n'abatitaba Imana ahubwo bakitaba Satani, kuko aribo bakoreye. Hano ndashaka mu ntega amatwi iki cyane muri Matayo 5:6, umurongo kuwufata mu mutwe nawufashe bitewe n'uwo mugabo yakundaga kuvuga cyane. Matayo 5:6 haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Iyi mvugo yarakunda kuyikoresha cyane. None ikintu gitangaje, uyu mwene data iyi nyota yo gukiranuka ntabwo yari abifite, ahubwo yari afite ikinyuranyo cy'iyi nyota n'inzara. None nabwiye mwene data kuko mbere y'uko nza nakomeza kubwirwa amakuru ngo mbabwire ko Imana idashaka icyitwa ubufarisayo. Umufarisayo ntabwo ari wa utazi Imana, oya, ni uwayimenye ahubwo akayimenyera. Kuko utaramenya Imana ntabwo ari umufarisayo. Ndetse birivuga yuko mu bafarisayo niho hava aba antikristo, kuko ni abavuye muri Kristo. Reka mbisubiremo, abamenye Kristo neza, aba nibo babasha kumurwanya iyo babaye aba antikristo. Antikristo bisobanura ngo upinga Kristo, mupinga Kristo mu Kiswahili. Mu cyaro bamwita ngo ni Masih Dajjal, kuri Quran bakoresha ngo Masih Dajjal, bisobanura ngo mupinga Kristo, antikristo. Bijya bintangaza kuko muri iryo dini bavuga ko antikristo azaza, ariko Kristo batamwemera nk'aho yari hejuru. Kuko umva ko Kristo bemera ko azaza guca imanza, azaza mu mwami, ariko ikibatandukanya nawe nuko batemera icyamuzanye bwa mbere, ni ugupfira twe, ni ukugira ngo duhaze gukiranuka kwe, uko kwacu kwari kumeze nk'imyambaro itobaguritse. Imana ibona yuko gukiranuka kwacu gushingiye mu kumvira amategeko ya Mose n'amabwiriza, kutabasha kuduhesha ubugingo buhoraho. Iyo biba bishoboka, Yobu yari kuba nawe yaragiye mu bugingo buhoraho, ariko nawe yararinze
kuzazurwa agakurwa mu gituro igihe Kristo Yesu yapfera ajya afungura ibituro by'abera kuko urufunguzo kuri kuza umugana amaboko y'umwanzi Satani. Buri wese aramufite idosiye gukiranuka k'umuntu ntabwo kwari guhagije kuba kwaduhesha ijuru. Niyo mpamvu hari hakwiriye ukundi gukiranuka kwa Kristo Yesu duheshwa no kwizera kukabarwa kuri twe tukagendera kuri ID cyangwa ku ndangamuntu ya Yesu. Niyo mpamvu rero Yesu aravuze ngo nta n'umwe ubasha kujya mu ijuru atanyuze muri iryo nzira. Yohana 14:6 aravuga ngo ni nzira njyenyine, ni njye kuri, ni njye bugingo buhoraho, unyizera n'ubapfa azongera abeho. Ibyo abana kwibwira Marita ajye kuzura mwene se ndetse umuvandimwe wa Lazaro yari n'inshuti ya Yesu. Muri Yohana 11:25 yaravuze ngo ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera n'ubwo yapfa azongera abeho. Ngo mbese birabyizeye? Marita aravuga ngo ndabyizeye ariko si mu ndagihe ko yazuka. Ndizera yuko Imana izamuzura mu gihe cy'imperuka. Yesu aravuga ngo niwizera uribona ubwiza bw'Imana. Urako Marita yizeraga kuzuka ariko ntiyizera yuko Lazaro yazuka uwo munsi. Yesu aravuga rero kugira ngo wizere basobanukirwe igihe uvugana nawe, ni njye kuzuka n'ubugingo. Ubwo rero urashatse kuzura namuzura kuko kuzuka ni bigufite. Haleluya. Ni njye kuzuka n'ubugingo, unyizera n'ubapfa azongera abeho. None magambo nutizera wapfuye ashobora kuzazurwa n'imbaraga za Kristo kuko ari we kuzuka. Ntabwo Lazaro yazutse kuko Marita yizeye, nta nubwo Lazaro yazutse kuko Lazaro yari yizeye kwita azuka. Ahubwo Yesu yaravuze ngo naje kumuzura, kumukangura kugira ngo data yubahirizwe mu mwana. Amen. Haleluya. Amen. Tugaruke Yesu avuga muri Yohana 14:6 ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari njye umujyana. Bisobanura ngo izindi nzira zose zitiriwe yuko zaba inzira, zagerageza kuba inzira, ariko nta yindi nzira ibasha gukora abantu mu bugingo buhoraho kerekanye Yesu nguhaye uburenganzira. Niyo mpamvu yavuze ngo umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Ibi ngibi na data arabihamya. Muri Yohana 3:16 iyi ni ikiganiro, igice cyose cya 3 cya Yohana ni ikiganiro cy'umufarisayo, umwigisha w'amategeko witwaga Nikodemo. We yanze kuba umufarisayo, ariko nubwo naba umufarisayo nkaba mu bafarisayo nkaba ndi umwigisha w'amategeko, ariko ndabona hari uwitwa Rabi undenzeho. Uyu nguyu ibintu akora ntabwo yabikora Uwiteka atari kumwe nawe. Ndashaka umwigisha twawe mwibanga wo gutinya bagenzi banjye kuko njye ndamwizeye, nemere musange mu ijoro dukore overnight veye turi twembi. Umwigisha w'amategeko asanga uwundi mwigisha ariwe Kristo Yesu waje uzuburu n'imbabazi, ariko uyu nguyu we yari yuzuye amategeko ya Mose. Abigisha babiri bahuye rero batangira ikiganiro kuva ku murongo wa mbere igice cya Yohana baguciye gatoya, ukomeze gusoma nacyo bitwara. Yohana igice cya 3 uhere ku murongo wa mbere kumanuka hasi kuri 18 Yesu atanga incamake yo kugira ngo ubone ubwene gihugu bw'ijuru. Aravuga ngo igihe Nikodemo bahuye mu ijoro, Yesu yemeye ko abigishwa be Yohana, Yakobo na Petero bari ab'umwihariko, yemera kwitandukanya nabo. Yaramenyereye Yesu kuryama ku misozi, ariko icyo gihe kubwa appointment umwigisha w'amategeko yari yamusabye witwa Nikodemo. Aravuga ngo nyaboneka umenyere kurara ku misozi, ariko nibura ndagusaba umwanya turarane, hari ibyo nshaka kukubaza. Ndewe ntabwo ngupiga muri babandi njye ndakwebe, ahubwo nuko ntinya amaso yabariye. Nkuko mwene data ko nawe yajyaga hanurira abaterezi ugura ko ariko umuka w'Uwiteka akabana nabo. Rero ariko Nikodemo nawe yatinyaga bene wabo, asanga Yesu mu ijoro. Aramubwira ngo rero ndabizi neza nta muntu ubasha gukora uguhumura impumyi z'uhumura, kuzura abapfuye, kugendesha ibirema, gukora itabikora Uwiteka atari kubera kuko ibyawe ntabwo ari pirate, twari original. Nyaboneka mbwira nakora iki ngo ninjye mugambi bw'Imana ko ari gukunda kubwiriza cyane inyigisho zawe mwami Rabi nyigisho ko numva wisha mugambi bw'Imana. Ni gute nabwirwa nanjye ngaba uburenganzira ngahabwa icyangombwa kinyinjizayo ko nshaka ubwene gihugu bw'ijuru? Kristo Yesu nashimwe. Yesu aramubwira ngo ntibishoboka guhabwa ubwene gihugu bw'ijuru utavutse ubwa kabiri. Nikodemo aravuga ngo urancanze, tugitangira utangiye kuncana. Njye mu myaka yanjye nk'umusaza, nubwo mama wanjye akiriho, nshobora gusubira mu nda ya mama
nkongera nkavuka ubwa kabiri kandi naravutse. Yesu atamubwira ngo rero ko bikugoye kandi nkubwiye ibyoroshye, ninkubwira ibyo mu ijuru kandi untemereye ku bya materinere, ninkubwira ibya primaire na secondaire uzabyumva ute? Yesu aramugena amutwara gake, abwira umwigisha w'amategeko aravuga ngo rero ca bugufi none ngwigisha. Arongera amusubiramo ngo iki byawe n'umubiri biri muri Yohana 3:5 ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka. Aha mwana ashaka mu busobanuro, sizi niba ngiye gucarenga bize teology mu busobanuro bw'uyu murongo. Mwenda sakwa mbese wirukanse turagaruka aho ngaho mubahiriwe. Ndashaka jya wirukana iyo Yohana 3:5 badusomere wumve. Uwa 6 usobanurwa neza iyo ubusomye uwa 5 ntusobanutse, ariko uwa 6 usobanura uwa 5 ugasobanura kuvuga ku buryo bubiri Yesu yari ashatse kumutandukanyiriza kugira ngo adatekereza gusubira mu nda ya nyina. Soma neza igice cya 3 rero ku murongo wa 3 nacyo bitwaye. Reka dusome naho mu izina rya Yego, Yohana 3 rero ku wa 3. Reka dusome, haravuga ngo Yesu aramusubiza ati ni ukuri nakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Urumva ko icyifuzo cya Nikodemo yuwagenze inyigisho za Yesu, yumva Yesu ubwami bwasubwa hano ku isi, ariko ubwami bw'Imana bukwiye mu mitima y'abantu kandi burahari. Yohana yaje nka perezida ariko baza guperezida Yesu ngo mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri bugufi. Bisobanura ngo ntiwabwakira utihana. Iyo utarihana biragoye ngo wakire buno bwami. Rero uyu Nikodemo yifuje kwinjira buno bwami, abarurirweho, hanyuma yakira ubwene bw'ubu bwa buno bwami akiri mu isi. Hanyuma rero niko kwegera Yesu ariwe mwami utanga n'ibyangombwa, akora nka nida yo mu Rwanda uburyo itanga icyangombwa n'ikidangamuntu. Rero icyo gihe Kristo niwe nyiri gutanga ubwo burenganzira. Kristo Yesu nashimwe, aramubwira ngo yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Hano Yesu yahise yongera arabikomeza. Uriya mubajije ikibazo ashaka ko Yesu amusubiza. Ikibazo cya mbere uvuze ko bidashoboka ntabyawe ubwa kabiri kwinjira mu bwami bw'Imana, guhabwa ubwene gihugu bw'ubwami bw'ijuru nk'ikintu mwiza. None rero ni gute nasubira mu nda ya mama nkabyara? Gusa bamubwira ngo rero ugasora ubu bwene gihugu kububona ntibigusaba kujya mu nda ya nyoko, urasabwa kuvuka mu ndangamuntu y'ubumana, ugahinduka umwana w'Imana ukabyarwa na data wo mu ijuru. Rero kugira ngo bino bikunde birakwiye yuko uba impamvu byitwa kubyarwa ubwa kabiri ni uko ari ukubyarwa kwa mbere. Reka mbisubiremo, impamvu byitwa kubyarwa ubwa kabiri ni uko yabyawe bwa mbere, bivuye mu gushaka k'umugore n'umugabo na kubyarwa nk'uko twese twabyawe. Twese abana twavutse ubwa mbere, ntabwo ibyo ngibyo ari impaka. Ikibazo ni ukuvuka ubwa kabiri. Rero hano Yesu ari gusobanura kuvuka ku buryo bubiri, ngo nutabyarwa. Umurongo wa 5 ashaka gusubiramo gato. Dusubire mu murongo wa 5. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka bisobanura ngo ni ukundi kuvuga. Hari ukubyarwa kw'amazi, hari no kubyarwa k'umwuka. Abantu benshi rero hano bakunda kuhibeshya bakagira ngo kubyarwa n'amazi bisobanura kubatizwa mu mazi. Ntabwo ariko bisobanura. Ndashaka umurongo ukurikira ujya gutandukanya kuno kuvuga ku buryo bubiri, uko amazi n'umwuka. So umurongo ukurikira wa 6 turavuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, uko niko kuvuga kwa mbere, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Urumva ko asobanuye kuvuga ku buryo bugahe? Ariko abonye ko Nikodemo atabyumvisha kubyarwa n'amazi bisobanura kuko yari yarabyawe nayo, ariko byasobanuraga kubyarwa k'umubiri. Yesu arambwira ngo ikibyawe n'umubiri kiba umubiri, uko niko kuvuka kwa mbere wakunyuzemo. Ndimo ndakubwira uko umwuka niko kuvuka bwa kabiri. Rero kubyarwa bwa kabiri ni ukuvuka mu mwuka, ntabwo ari umuhatizo w'amazi utubyara. Hoya, kuko tagisamba ku musaraba muri Luka 23 bari ku 39 38 ukamanuka, usanga cyarize Yesu Kristo akemerera ubwene gihugu bw'ijuru, arakyemerera kitabatijwe mu mazi,
byita bya bwenegihugu, kuko byasabaga kwizera gusa, hanyuma ukabyarwa mu mwuka ugahita uhabwa buno bwenegihugu. Hanyuma amazi, iyo wemeye kwinjikwa mu mazi, ni ikimenyetso cyo guhamya yuko wavubyene gupfa na Kristo no kuzukana nawe. Kubyarwa kw'amazi ntabwo ari ukubatizwa kw'amazi, kubera ko Nikodemu yemeye kuvuka ubwa kabiri. Yesu abwira yuko kuvuka ubwa kabiri ntabwo ari ukw'amazi, ni ukw'umwuka. Niyo mpamvu ushatse ngo wa gatandatu uwumve cyane, usobanura umurongo wa 5. Sanga wisomye ikurikirana muhite mwumva neza. Reka dusubire mu murongo wa 5 wa 6, Yohana 3. Aravuga ngo Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ajya kubitandukanya. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umubiri. Urumva yuko amazi asimbuje umubiri, umwuka ntabwo yigeze awusimbura. Avuze yuko hari ukubyarwa k'umubiri, hari no kubyarwa k'umwuka. Umurongo wa 7 rero yamurangirije. Wa 7 haravuga ngo witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, yego, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Urumva amazi yagarutse we Yesu? Hoya, ntabwo yagarutse. Uzi impamvu? Nuko kubyarwa n'amazi ntabwo yasa yuko yaje kumubwira, ari kumubwira yuko umwuka ni ukubyarwa bwa kabiri. Uko amazi yashushanyaga kubyarwa k'umubiri, niyo mpamvu yahise amukura mu rujijo. Aravuga ngo ikibyarwa n'umubiri kiba umubiri, ngo niko kubyarwa kwa mbere, ariko kubyarwa avuga ni uk'umwuka. Niyo mpamvu ntongeye kugaruka kuvuga ku mazi, ahubwo reka gusobanurira. Uwabyawe n'umwuka amera nk'umuyaga. Umwuka hamuyoboye niho yerekera. Kristo Yesu nashimwe. Noneho ukugira ngo noneho ubyumve neza, umurongo wa 16 uhita wumva impamvu dukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Aravuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, nuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buri mu bwami bwa Kristo. Amen. Mbese kubuhabwa ni ukumwizera, hanyuma ugahabwa icyangombwa cy'ubugingo. Amen. Komeza wumve. Usome 12. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka. Ntiyatumye umwana wayo mu isi, Imana Data, gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Urumva icyo Imana yabikoreye? Muri magambo, ubwenegihugu bwo mu ijuru bwemerewe uwo ari we wese, kuko ntabwo Yesu yapfiriye bamwe, yapfiriye bangahe? Bose. Ariko bose ntibazaryinjiramo, kuko harimo uruhare rwacu rwo guhitamo. Murongo wa 18 aravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Naho ngaho Petero bisobanuriye mu gice cya 4 umurongo wa 12 k'ibyakozwe n'intumwa, ngo nta rindi zina munsi y'izuba twaho gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo. Mani magambo, ushaka agakiza k'ubugingo bwiwe akwiye kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Bisobanura ngo rero gukizwa Imana yarabigambiriye bigera ku rwego itanga ikiguzi wewe ntacyo utanze. Hanyuma ikigusaba ni ukwakira no kwizera kugira ngo uhabwe ubu buzima. Hanyuma rero umaze kwinjira mu buzima bw'ubu bwami ukiri muri iyi si, usabwa ibiguzi byo kwitwara nk'abana b'ubu bwami. Ndashaka kubasomera muri iki cyanditswe. Ukiri aho ngaho twumva yuko uku kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa n'umwuka. Iyo umaze kubyarwa n'umwuka, umwuka w'Imana ntakubaho gusa, ahubwo aba muri wowe. Akubaho kuko ujya gukoreshwa mu mpano z'umwuka. Nk'uko Uwiteka akuzaho, ukuzura umwuka, uba wuzuye umwuka w'imwe mu mpano wahawe. Kuko iyo wuzuye umwuka ntabwo ubaho umwuka wera mu bwinshi, ahubwo umwuka wera bakubonye wowe ubwawe mu bwinshi. Reka mbisubiremo, iyo wuzuye umwuka cyangwa ubona umwuka, ntabwo umwuka wera umubonye mu bwinshi, ahubwo uba wewe ugaragaye cyangwa akubonye kuko wamwihaye. Bimeze nk'urugero, kambahereza urugero.
urugero abantu bafite network yaba ya MTN, MBS cyangwa network ya Airtel, nabonye hano zigoye, ahanga bishobora kuba mukoresha MTN cyane, Airtel nabonye hano ifite imbaraga nkeya. Hanyuma nkaba nagushira kuri wifi aricyo bita hotspottinga, nka connectinga abantu nkabangahe abanyegereye hano hafi no babasha kubona full network ya wifi ya telefone, tugasangira mega. Siko bimeze? Noneho rero hagize uyu nguyu nubwo ari kuri network ntigeze mukuraho network kuko password nayimuhaye abaye connected. Iyo agiye kure wifi yanjye ntago iba igabanyutse, ahubwo nuba witandukanyije nayo ikaba itakimubona. Handi ugenda kure wifi igenda igabanyuka kuri kugera witandukanya nayo. Ni muri ubwo buryo rero abantu bagabanyuka mu mwuka iyo witandukanyije n'Imana, mu buryo bwo mu mwuka, umwuka weregera agahinda agaragara nk'aho atari muri wowe n'ubwo yaba ari muri wowe, kubera yuko uri kure y'Imana aho network y'umwuka iba yuzuye. Iyo witandukanyije nayo rero wifi yo mu mwuka yo kugabana kuri uyu mwuka, usa naho ubari wa kamere utakiri umwuka. Niyo mpamvu ushigara wera imbuto za kamere kandi witwa ngo uri uw'umwuka. Ni ikibazo rero si Imana yagabanyije network, ahubwo ni wewe witandukanyije nayo ujya kure yayo. Iyo witandukanyije nayo rero ushobora kuvuga ngo ngewe network yanjye bamboneranye, dore wifi yanjye ntikora neza. Ikibazo ntabwo ari wifi, abegereye iyi network bayifite iri full yuzuye, ahubwo wowe wagiye kure yayo. Niyo mpamvu wibeshya ko Imana ari ifite ikibazo cya network, kumbe nawe ufite ikibazo cya network, kuko ntabwo Imana yigeze kugabanya. Niyo mpamvu yagiye ishaka Adamu, kubera ko Adamu yavuye mu bwiza bwayo, amaze gukora icyaha yitandukanya nayo. Hanyuma Imana yarabase ko mbona network utakiri kuri wifi, ikibazo cye ngo numvishe ibirindi yawe ndahunga, ntushobora kuko ni nakwemo password ituma nsigara mu busabane bwawe nanjye mu busabane bwanjye nawe. Rero kuko nakoze icyaha kandi uri Imana yera, ngemuye kwitandukanya muri network ya wifi. Niyo mpamvu nkwiye guhunga, kuko urihembo rw'ibyaha gukora bindi. Imana rero nubwo ari urupfu zitomenyaga ibyaha wakoze, ndacyafite amahirwe yo kuguhereza ngo wihane ungarukire. Imana imwereka urukundo rurenze urupfu yari yamwatuyeho, ko nukora icyaha no kuzapfa. Imana ngo rero kuko wakoze icyaha gupfa tuzapfa, ariko hari umuti, nzemera kuzuka n'ubugingo, ariwe Kristo Yesu umwana wanjye. Yuko aza mu isi yambara umubiri upfa, azapfa mu cyimbo cya Adamu kugira ngo ngane ncungure ubugingo bwa Adamu mugarure. Kuko ibyishimo byanjye Uwiteka ni ibyo kubana n'abana b'abantu. Ni iki cyatumye Imana itegura umugambi wo kwemera kuza kuba umuti w'icyaha, kuko Adamu yabwiye Imana, umugore wampaye niwe wambaye ku mbuto wambujije kuryaho ziryaho. Rero ikibazo Imana ni wowe ugifite, sinagusabye umugore, wabonye ko atari byiza kuba ageye uramundemera, nabone namugusabye. Rero ubwo umugore warandemeye niwe watumye njya kuwutunda, niwe wakabaye ushiraho ikosa. Imana ibaza umugore iyi nzoka waremye iyo utayirema zara kukiryaho. Inzoka ntakari kwireguza, hanyuma ihera ivumwa, umugore aravumwa, umugabo aravumwa. Ariko Uwiteka abonye yuko Adamu acira urubanza Imana yemera kujya mu rukiko. Rero ngo ngewe nemeye gutsinda n'urubanza rwakuremeye umugore, rero umuti ugiye kuzawunyuza mu mugore, umwari azasaba inda. Ariko Yesaya yaje kubihanura mu gice cya 12 ngo dore umwari utazi umugore, utazi umugabo, azasaba inda, uwo azabyara uwitwa Emmanuel. So Imana iri kumwe natwe, izaba ifasha umwanzuro wo kuza kubana n'abantu, hanyuma yo ihinduke Adamu wa kabiri, uza gucungura Adamu wa mbere n'urubyaro rwiwe. Ni iki cyatumye Imana ndetse na Satani nawe ubwo yikana ngo burya umuntu afite agaciro mu maso y'Imana bigera ku rwego Imana yambura umubiri, ntiyatuma Mikayeli, ntiyatuma ba Gabriel, ntiyatuma ba Rafayeli, ubwayo niyizi. Burya si umuntu afite agaciro kangana gutya, Imana ibasha kwitanga ikambara umubiri, yemeye urubanza Adamu yiciriye kuba umuti w'icyaha, n'ibyo kuba umuti w'icyaha itakoze. Urubanza Adamu yaciriye Imana yararwemeye, ngiye kuba umuti w'icyaha, Adamu mucungure mugarure, kuko ntaramenya agaciro k'ubugingo namuhaye. Sishaka kumuhomba, kereka nahitamo kurimbuka ku giti cye, ariko jya Uwiteka shaka yuko bose
Kristo Yesu abapfira ntihagire n'umurimbuka. Niyo mpamvu Imana itanga amahirwe yo kwiha. Kristo Yesu nashimwe. Ni cyatumye rero Kristo Yesu yemera kuba umuti w'icyaha. Utaramenye icyaha Imana amuhinduye icyaha ku bwacu. Abaganga iyo nasomye nongera kumva mfite ideni ryo kuba mu buzima bwo kubahisha Imana. Kubera yuko wakabaye ufite ideni rihoraho ryo kuba mu buzima buhamya y'ukuri wa Kristo. Mbese ureke kumwaza new ID cyangwa identity nshya cyangwa indangamuntu nshya y'ubumana. Ukwiye kuyubahisha kuko ntabwo wari uyikwiriye n'ubuntu wagiriye. Kristo Yesu nashimwe. Komeza usome twumve. Umurongo wa 19 aravuga ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Bivuga yuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ngo urupfu rwo mu mwuka. Adamu akimara kujya ku giti Imana amubujije yahise apfa mu mwuka, asigaje no gupfa mu mubiri. Kubera yuko icyaha cyica mu mwuka no mu mubiri. Gupfa mu mwuka bisobanura iki? Ni igihe ubugingo bw'umuntu butandukanye n'Imana. Adamu yahise yibwiriza yitandukanya nayo, kuko amaze gukora icyaha icyo cyamubwiye ngo njyewe cyaha iyo ninjiye gutandukanya n'iyakuremye. Urihe ni uko ukwiriye gutandukana n'Imana. Imana yaje ishaka Adamu muri bwa busabane bari bamenyeranye. Hanyuma Adamu nyuma yaje gupfa mu mubiri, ariko ubugingo bw'umuntu butandukanye n'umubiri. Rero ubugingo butandukanye n'umubiri ni ugupfa ko mu mubiri, ariko gupfa ko mu mubiri ubugingo bw'umuntu butandukanye n'iki? Rero iyo wikuye mu buzima bw'Imana uba usa naho wiyahuye. Niyo mpamvu ukwiye kuba uwahawe umwuka wa Kristo nk'ingwate, uguhesha ko mu buzima bwa Kristo utakiri uwawe ngo wigenge, ukwiye kugengwa n'uyu wakuguze. Rero kutemera ko mu buzima bwa Kristo uri gupfobya ndetse gutesha agaciro icyitwa amaraso wamenewe agucumbura, ntabwo ukiri uwawe mu wa Kristo. Noneho aya magambo yerekera mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 5:15. Tumanuke twihuta kuko ibi bintu murabyumva neza. Hari umusore ku buryo twitwa bahiriwe. Turahirwa nuko kuba Yesu yaradupfiriye nta kiguzi dutanze. Imana niyohereza marayika bishoboka ko Mikayeli yari gupfira Afurika, Gabriel akaba yapfira Aziya, nibura abandi marayika bagapfira iyindi migabane, ariko Imana igiye kurabisanga hakwiye kuba amaraso y'umwana w'intama w'ikinege ufite ukwera asangiye n'iyishe kuri ya ntebe. Imana igiye kuraba mu bizima n'abakuru isanga nawe ufite ukwera nk'ukwayo, isanga umwana wayo ari ufite ukwera kungana n'ukwase, kuko data umwana n'umugore basangiye ukwera. Muri Byahishwe igice cya 4 n'igice cya 5 haravuga ngo Yohana birebye yeretswe ibyo mu bitariye, hanyuma abyandika. Nyuma Kristo yaramaze kubisohoza, yeretswe abana mu ijuru hari gupangwa uwaje gucungura umuntu, ngo mu ijuru habuze n'umwe, mu isi habura n'umwe, n'ikuzimu habura n'umwe. Hanyuma Yohana birebye ararira, ndetse umwe mu bizera baravuga ngo wite Yohana, dore intare y'umuryango wa Yuda cyangwa Yuda niwe ukwiriye kubumbura igitabo n'ibimenyetso gifatanyije. Dore ibimenyetso 7 Yesu arakwiye kumenagura, sibe ndibuvugeho ko sibyo byanzanye. Abo ndashaka kubabwira muri kimwe muri ibyo bintu nuko hari hakwiriye usangiye ukwera n'iyicaye kuri yande. Nta n'umwe mu bizima wigeze wireba ko yera nk'iyicaye kuri yande, kuko imbere y'Imana ibizima bine birera, abakuru 24 barera, abamarayika bari mu ijuru barera, ariko ntibanganya kwera. Kubera yuko uko barushaho gutandukana hakaba distance mu kwegera Imana, niko n'ukwera kurutanwa. Kubera yuko uwegereye Imana cyane yera kuruta utayegera. Kuko nababwiye ngo uko urushaho gusabana n'Imana utangira gusa nayo, kuko Mose yigeze atina nayo ku musozi Sinayi, atangira kwagasa nayo avuye ku musozi atabizi. Rero ngo hisha mu maso hawe Mose we, kuko turabona watangiye kurabagirana, kuko watinanye n'irabagirana, watinanye nayo utangiye gusa nayo, hisha mu maso hawe. Mose ntabwo yari yabyimenye ko gutinana n'Imana bashobora gutuma usa nayo. Iyo utinze mu bufusa nabwo, iyo utinze mu makara usa nayo, iyo utinze mu byaha usa nabyo, uburyo bw'Imana bakora yuko uri icyaha. Kristo Yesu nashimwe. Ibizima bine kuko byegereye intebe y'Imana yera, n'abakerubi nyine nibwo mu yindi shusho bitwa n'abakerubi cyangwa abaserafi. Aho ngaho begereye intebe y'Imana barize icyoro cy'Imana, abakuru 24 bagakurikira. Bivuga ko rero ibizima bine byera kuruta abakuru 24 bakera kuruta abandi. Rero icyo gitangaje, Rusifero mu bintu byatumaga amenyera Imana, uwe yari ayegereye kuruta ibizima, kuko Rusifero yari yegereye Imana. Bibiliya ngo yari umucyo wo gutwikira wabisigiwe. Biraga
ibizima bine bikora, uriya murimo ubuzima bine bikora, burya Rusifero yakoraga ari wenyine, kuko byo biriteranya bikavuga ngo uwera uwera uwera, biba biri kuramya Imana, ibyo biyoboye korali. Ariko nubwo bidirije ari bine icyarimwe bikantona, Rusifero ajyaga yantona amajwi y'ibizima bine ari wenyine, akahantona bikarinda ko Rusifero yantona, yamara kwantona ngo ibizima nabyo bikabona kwakira, kuko Rusifero yari yarabisigiwe. Bivuga ko Rusifero yari yegereye Imana kuruta ibizima. Niyo mpamvu byatumye Rusifero atangira kugira ngo nawe yera nkayo. Bibiliya iri kubisobanura, bivuga yuko ngo Rusifero muri Ezekiel igice cya 28 wera ku murongo wa 12 kugeza kuri 17 bavuga mu ishusho y'umwami w'Itiro. Ariko iyo usomye igice cyose 28 bavuga ko umwami w'Itiro Rusifero yagiye amwicaramo, amwimikamo imbuto y'ubwibone yo kumva yuko nawe ari Imana, ariko ari umuntu. Hanyuma muri iyi mirongo ikurikira hahita ngo bongera ucire umwami w'Itiro Ezekiel we, ariko hatagaragara yuko bari kuvugana n'uwicaye mu mutima wande w'uwo mwami w'Itiro. Baravuga ngo wari mu ngobyi ya Edeni, ariko umwami w'Itiro ntiyigeze ayibamo. Rero iyo wasomye uhubutse wagira ngo umwami w'Itiro uvugwa, ariko bakamuvugaho imyitwarire ya Rusifero, kuko igice cya 8 wera ku murongo umanuka kugeza ku murongo wa 11 bavuga ko umwami w'Itiro yari umuntu, ariko yashatse kuba nk'Imana, yari afite ubwenge buto bwa Daniel. Wibuka yuko umwami w'Itiro yari afite ubwenge wabasha gutuma yigurungizaho ubutunzi, ngo Bibiliya imuvuga yuko umwami Imana ari kumuvuga ngo ufite ubwenge buto bwa Daniel. Kandi Daniel ari mu banyabwenge bakomeye cyane, ngo nta gihishwe utabasha kurondora. Urumva umwuka w'ubwenge umwami w'Itiro afite umwuka w'uburondozi, abasha kurondora akagusoma mu bitekerezo, afite ubwenge ngo buto bwa Daniel. Ubu bwenge rero bugaragara kuri Rusifa, ngo iyo basoma umurongo wa 12 wa Ezekiel 28:12 haba ngo Rusifero umva uko bamuranga, ngo yari yuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Iri jambo guhebuza abizi cyitwa comparison cyangwa comparison mu Cyongereza, birutana birutwa. Rero ngo runaka ni mwiza, ariko runaka nawe ni mwiza, na runaka nawe ni mwiza. Rero bashika hano muri batatu ngo uyu ni mwiza kuruta uyu. Iri jambo mwiza kuruta uyu bisobanura yuko uri atari mwiza, ahubwo ni ukwivuga mu rushije ubwiza. Byo bisobanura better, you are good, you are better. Noneho bigeze ku rwego ngo you are the best, bisobanura yuko muri superlative ugiye mu guhebuza, ntabwo ukiri mu bagereranya. Rusifero bamukura mu bamarayika bagereranywa, ngo yari yuzuye ubwenge. Icya kabiri n'ubwiza butagereranywa n'ubwo abandi bamarayika, ngo yari ahebuje. Rero kuguhebuza kwatumye atandukana n'abandi bamarayika, abona yuko n'abayobye kimwe cya gatatu baramuyoboka, kandi pe biramuhiye. Kuko biragoye kugira ngo uyobye abareba Imana yabaremye, uyobye ikiremwa kizi neza umuremyi wakiremye, ikiremwa kikiyobye. Ukwiye kuba ufite ubwenge bubasha kuba buruta ubw'abanga babayobeje, ukabahugura. Rusifero abahugura kimwe cya gatatu cy'abamarayika neza, baramuyoboka. Igice cya 12 Yohana ararishwa mu byahishuwe, igice cya 12 wagiye kubona ngo abona ngo ya nzoka cyera umwana na Satani, ikiyoka cya dragon, ngo umurizo wacu ukura kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru. Bisobanura ngo inyenyeri zo mu ijuru zasobanuraga abamarayika ko Rusifero yitwa inyenyeri yo mu duruturu, bisobanura izina rye Rusifero. Rero we yakuriye kimwe cya gatatu, bamanukana nawe. Abandi baje kumanuka nyuma bitewe uko bari bararikiye abakobwa bo ku isi mu gihe cy'abantu, ariko Rusifero amanukanye nabo. Harimo department z'abarwanyi, department z'ababasha kuhanura no kwerekwa, department z'ababasha gukwiza ku ndwara. Rusifero yari afite influence cyangwa yari na celeb mu ijuru, ku buryo kugenda akabeshya agacurika abandi bamarayika bakamuyoboka barebye abaremye, byasabaga ubwenge buhambaye kandi buhebuje. Koko kitezindira mu cyuma. Rero kuko barushaga ubwenge, bivuga ngo yari yuzuye ubwenge. Ezekiel 28:12 ngo yari yuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje. Ntabwo ijambo iyo uri kugereranya abantu beza ukabasha hari ari batatu, iyo bageze ku rwego bavuga ngo uyu nguyu we ntagereranywa n'aba, nitugereranya n'aba ngo arabaruta, turaba tumupfobeje. Ukwiye kongeraho ijambo superlative, bisobanura ngo we ntari mu bagereranywa, we arabarenzaho, yitwa uhebuje, arenza abagereranywa. Rusifero bamwita ngo yarahebuje mu bwenge. Niyo mpamvu nta kirema Imana yigeze ihereza ubwenge ngo buruta ubwa Rusifero. Imana yari yuta Rusifero gusa.
niwe murusha ubwenge kuko niwe kumuhaye, yewe murusha ubwiza ariko nta kindi kiramo Imana ahaye ubwiza n'uburanga bwa Yesu yari adekorasiyo mu ijuru ngo byamuteye ubwiwe dore n'ubwenge. Umurongo wa 16 17 Ezekiel 8 narasore ngo kubengera ngo yari atunganye naho ngo bihebuje kugeza igihe icyaha cyabarizwe muri we. Nuko no kwera kwa Rusifero yari yegereye Imana, niyo yamushaga kwera gusa, yarushaga n'ibizima kwegera Imana, niyo mpamvu yimenyeye byoroshye. Yirukanywe bisigarana umurimo wa Rusifero bikwiye kwiteranya ari bine kwantona aho Rusifero yatonaga ari wenyine. Ndashaka kureba ukuru bwa Rusifero naho ndi kumuhimbaza ngo urebe ngo duhangana nabo azijuru nta nubwo ari kwifuriza yuko warigeramo. Nagarutse kuri wa mwene data uwampanuriye ko izahanurira amahanga yakuze iriya Matayo 5:6 yitabye Imana 19 maze kwitaba Imana abanyereka ifoto yo kuramuza we murahanurira n'ubuzima nibwiraga yuko bikunze nari Nairobi COVID-19 yasa Nairobi nibe ko zamuhereza n'akantu rwose ngito ko ni byinshi ajya hano kuza bayidaso baragaguye yapfuye nitimara kumva bagambo ndikanga bita numva ijwi ry'Imana rinyungura rimbwira ngo uyu yakoze ibyaha nkana nta bugingo ateze ndika nubwo ibyo yamanuye byasohoye Imana irambwira ngo nta bugingo ateze kuko akoze ibyaha nkana. Icyari yibukije ni mwene data ibyo yavuze wa wundi wari uzi guhugura kandi ari umuyobozi. Kuba uri umunyempano bisobanura yuko Imana ikubara mu bayo kuko wikwiye mu bayo. Hari rero kuba mu buzima bwa Kristo uhamye kuri uwa Kristo. Biko bene data maze kuri cyo kwiranga saka gusohoka ijambo ibyaha nkana. Imana ibisobanurishije Bibiliya y'Uganda n'Icyongereza kuko ari igihe Ikinyarwanda numva kigoye kwita gitahura. Yisagira ijambo riri mu Baheburayo 10:26. Iyo Baheburayo 10:26 baravuga ngo nitukomeza gukora ibyaha nkana tumaze kumenya kuri nta gitambo cy'amaraso. Mu magambo Kristo yasa amaze gutanga agaciro, ntabwo amaraso aba akibasha kukweza, uwarenze igipimo cyo kweza. Nta gitambo cy'amaraso tuba kigisigaye. Uretse gutegerezanya uburakari umujinya w'Imana uzarya abanzi bi bisobanura ngo ubugeze ku rwego rw'uko umwanzi w'Imana utakiri uwayo uhindurwa abandi magambo antikristo uwa antikristo. Noneho Yohana umwe data naramwe ngo yakoze ibyaha nkana nta bugingo ateze. Bibiliya y'Ikigali ikoresha ngo we tugenderera ukonona ngatumazo kumanya amazima twacyariho sadake rwose bibi ngo we tugendere bisobanura niyo tugendereye. Hari ijambo kugenderera bisobanura ngo kugikora atari uko wagerageje, hari ukuba mu cyaha kuko wariwe kwihangana. Rero iyo birimo ngo gukora icyaha nkana ntibisobanura ngo wariwe kwihangana ukiguyemo kuko ukizi. Hari benshi bagwa hano mu makosa bananiwe kwifata kubera ubwoba, impamvu zitandukanye. Ariko ibi ngibi ntibisho muri liste y'ibyaha nkana. Bibiliya ivuga ngo icyaha nkana ni icyaha udafitiye urwitwazo. Ntabwo urugero niba ushoje ukanarwa kwifata kwihangana inzara ukiba ibyo kurya uwakoze icyaha cy'ubujura, ariko ntabwo icyo Imana cyita nkana, ahubwo wagerageje kunanirwa kwihangana ntiwihangane ibikugerageza waguye mu moto. Ubu ukwiye kwihana ugasaba n'imbaraga zo kutongera kuyagwamo. Ariko iyo Bibiliya ivuga icyaha nkana ni ukuba ufite imbaraga zo kutava mu moshya hanyuma ukagwa mu moshya nkana ugendera kubabaza gusima. Ibaze kuba ngo waramenye kuri ikira cyaha Dawidi yakoze Imana gisobanuye nk'icyaha nkana. Mu rwandiko rwa Samuel rwa 2 igice cya 11 na 12 Natani yarasobanura icyaha nkana kuri Dawidi icyo yakoze. Imana yaramucurira amubwira ngo naguhaye injorete za shobuja Sawuli wari ufite abagore b'inyongezo, iki waba ufite abagore bahagije Dawidi we. Ni iki cyatumye urarekera agatamba kundi akaba ari kuzimanira umushitsi. Urako urasobanuye uriya mugani yarashaka kwereka Dawidi icyaha yakoze yumva uburemere bwacu byagikoze ari nkana nta rwitwaza afite. Ijambo sizira muri juru Natani agiye kwa Dawidi, Imana ibona yuko ari guhishira icyaha nkana ashaka kubitera no kurengera icyoro cye ku mwami. Imana rero Dawidi ishingiye ku ntuzi ntabwo uri umuntu wishira ko ubuzima bwe ariko ibintu ukoze biro ni ntabwo icyaha uzagira ngo mwanye nawe reka mwibutse bita nuko nashaka kuguhomba mumenyeshe icyaha wakoze nkana witwaje icyubahiro cyawe no kubonerana mwene so. Hanyuma ikintu gitangaje Natani amucira umugani ngo mu gihugu cyawe nyakubahwa mwami
your excellency, your highness, dore mu gihugu cyawe umugabo w'umukire afite intama nyinshi, bisobanura abagore benshi bakowe, akagira n'inka nyinshi, bisobanura ni inshoreke abatarakowe. Turi kubera data ngo akajya n'umuturanyi we ufite agatama kamwe, bisobanura umugore wakowe no Uriya yari yifitiye Batisheba no washushanyijwaga nk'agatama, ariko Bibiliya itubwiye ko Dawidi afite intama zirenga imwe, abagore yakoye barenga umwe, kuko icyo gihe nk'abandi bashakaga abagore barenga umwe batongeza n'inshoreke, Imana ntiboneho nk'icyaha. Hano Dawidi mu gusoza batega amatwi atamenye ko uri kubwirwa hanyuma Dawidi ahita aca urubanza neza, aruca neza pe. Hanyuma ahita asobanura Natani ngo hanyuma haza umushitsi w'umugabo atunguye uyu mukire, agitungura umukire umushitsi, aho kugira ngo uyu umugabo w'umukire ufite inka n'intama, abagore n'inshoreke, kuko intama zishushanya abagore, inshoreke zigashushanywa n'intama, n'inka inka zishushanya inshoreke, intama zigashushanya abagore bakowe, kuko Batisheba ntabwo yiswe inka, yiswe intama. Turi kubera data. Hanyuma Dawidi abonye umushitsi umutunguye, bisobanura riri ry'amaso n'umubiri. Turi kubera data. Aho kugira ngo azimanire uyu mushitsi w'irari, imwe mu ntama afite cyangwa imwe mu nka afite izo nshoreke, afata agatama k'umuturanyi yifitiye kamwe, aba ari kazimanira umushitsi we, aba ari we ahaza irari ry'umubiri we. Hano Imana yagaragaje ko umushitsi ari we kibazo. Turi kubera data. Kuba umubiri wawe ugize kwaka ntabwo biraba icyaha, tukigaragaza yuko uri muzima. Ntabwo hari ibakora icyaha. Uyu ni umushitsi ugusuye, ahubwo se umwakiriye ute? Niba udafite ibyo kumuzimanira mubwira aceho, kuko baba nibatubwira ngo dusayidire, mu gihe udafite yo kumuhereza mubwira aceho, ntabwo ari buburane umushitsi. Irari niri gusura nk'umushitsi ntabwo riraba icyaha, ahubwo niwakirira irari hari igihe wakora icyaha, kuko Yakobo ari gusobanura igice cya mbere murongo wa 13 ngo irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha cyakura kikabyara urupfu. Ubwo rero irari nubwo ribyara icyaha rirasaba kubanza gukura, kugira ngo nani magambo inda y'icyaha iyo wayisabye ufite irari bisobanura ngo ryo ritwita inda y'icyaha, ariko icyaha ushobora gukuramo inda y'iki cyaha ntuhaze kwifuza kw'iryo rari. Kristo turashi irari riraza. Irari ntabwo Yakobo yaryise icyaha. Yakobo igice cya 13:15 yavuga umuntu ntashobora gukora icyaha n'abamuri Imana imwoheje, kuko Imana idashukwa n'ibibi ngo cyangwa igira uwo ibyoheje. Wandi magambo ntabwo Imana yakohereza uwo mushitsi, ari igihe Satani ahubwo we akoresha uwo mushitsi akaza kugusura. Kristo Yesu nashimwe. Hano rero abakobwa benshi basurwa n'abasore bafite aba bashitsi, n'abakobwa nabo rimwe basanga yahuye n'uyu mushitsi ari hafi yo kujya mu mihango, sanga umushitsi yamusuye, agasanga cya gisore cyamuteretse cyangwa ugasanga ahise yakira umushitsi akamuzimaniza umubiri. Ubukwe kubwiye Imana ushoboza umushitsi agende, kuko ntabwo umushitsi yemerewe kuzimanirwa sifite ibyo kuzimana. Niba umubiri wanjye wa umushitsi yasuye mu gihe ntarashaka, ntabwo nemerewe kumwakira, kuko sifite inka, sifite n'intama, nta nubwo twebwe twemerewe gutunga inka n'intama, abagore n'inshoreke. Ukwiye kugira umugore umwe. Turi kubera data. Isezerano rya kera risa n'aho se ryoroshyaga ibintu. Iri shami rigusaba gukiranuka, ndetse n'unasambanira mu mwuka, Imana izabikurondora ngo wasambanye kandi utabishyize mu bikorwa, ahubwo kuko wabigambiriye wabishyira mu bikorwa, umwuka w'Imana itabikurondora ngo wabikoze. Matayo 5:28 haravuga ngo ureba umugore wundi akamurarikira akamwiza kumva abongiza amahirwe yitabishyira mu bikorwa akaryamana nawe, Imana itibara ngo wagikoze, ni ukubuza amahirwe yo kubishyira mu bikorwa. Ihita ikora ngo wagikoze. Rero birenze kuba mu gihe cy'amateka Mose wari uko tubona kubishyira mu bikorwa, ukabona kubarwa yuko wakoze icyo cyaha, ariko umwuka wo ntabwo ureba hanze, ureba mu mutima za nzira zigenda i Siyoni niba zikurimo. Tugaruka kw'iri jambo gusobanukirwa icyaha nkana, Dawidi uburyo agisobanuranye yahise avuga ngo uyu mushitsi wasuye umukire, ni gute umukire yagize uwo mutima mubi wo gufata agatama k'umuturanyi akaba ari kazimanira umushitsi? Uwo muntu akwiye gupfa, ikindi akwiye no kwishyura kane intama yatwaye akazimanira umusitsi. Natabona ngo Uwiteka ngo ni weho Imana yaguhaye abagore, iguhereza n'inshoreke za Shobu na Sawuli, yaguhaye intama,
ikongera n'inka. Hanyuma muka Uriya niko gatama bazimanira irari ryawe. Irari ntabwo cyari icyaha, kuko uzimanira irari ryawe wagize ukarizimanira mu ntama nta rubanza. Ariko urubanza rukuriye kuko umushitsi ararenga, wamuzimaniye udakwiye kuzimanirwa, umuzimanira ibitari ibyawe. Mwene magambo Dawidi iyo badafite intama cyangwa inka, iyo badafite abagore cyangwa inshoreke, yari akwiye gusaba imbaraga abwira umushitsi ngo sinzi ibyo muzimana uragenda, nubwo numva nakuzimana agatama kundi, ariko sakange nanjye ntabwo mfite byo kuzimana. Ariko Dawidi yari afite byo kuzimana birenga kimwe, noneho akora icyaha. Mwene magambo nta rwitwazo yari afite rwo kuba yafata intama y'abandi bayizimana umushitsi kandi afite n'izabuze abazirya. Bisobanura ngo rero icyaha nkana kiza muri iyo shusho, ni icyaha ukora atari uko wabuze ukugira, ahubwo ufite uburyo bwo kutagikora no ukagikorera ubwenge. Nkaba mfite ibyo kurya nariye ngahaga, ngasanga umukene uri kwishakira icyo kurya, nkamwiba ibyo kurya nkabimunaniza. Icyo ni icyaha nkana, kuko ntufite urwitwazo, urahaza. Ibyo wibye kwe turi kubyiba umushonji ukeneye kwiba, urumva icyaha nkana. Imana ikwaye imbaraga zo kwifata ngo ntujye mu busambanyi, hanyuma ngo nubwo umubiri wanjye utari kwaka, atari mwirari, ariko reka ngende dusambane tu. Umubiri nta nubwo n'umushitsi aragusuye, ahubwo by'itumano. Rero aho ngaho nicyo bita ibyaha nkana. Biravuga ngo iyo ugikoze rimwe ntabwo ihita igucira witeka. Aburayo 10:26 ngo ahubwo ndashaka wasome wumve imvugo bakoresheje. Rero gusaba gukomeza, bari bagusaba kugikora rimwe, ukorera ukagikora, bigahita n'usasa icyaha gikura. Kuko irari riratwita rikabyara icyaha. Irari twise ni uko rikura, nk'uko umubyeyi asamye inda y'umwana ariko akwiye kohereza amezi itera kugira ngo amubyare. N'irari rirabanza rigatwita, iyo rimaze gukura ryavomerewe nibwo ribyara icyaha. Ariko irari mu gihe ryamaze gusama inda y'icyaha, ushobora ukuramo inda y'icyaha ukanga kugikora, ukavuga ngo Mana hano narigiye kubikora ariko ndabyaze, naba ntakubahishije, mbabarira. Hari ukuyemo inda y'icyaha. Kuko iyo ufashe umwanzuro wo kubahoresha mu bikorwa, Imana barayiko babikoze kubera yuko ubuzima bwo gusa ngo barebe praktiko. Hasome twumve Abaheburayo 10:26. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 10:26. Yego. Avuga amagambo avuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri. Niba dukora ibyaha, ntabwo ari ibyaha nkana, tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha. Ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha, kuko nyine ukuri ni Kristo, wamumenye neza, ariko uri kumupfobya no kumutesha agaciro mu gukora ibyo n'ibyo ashaka. Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Komeza wumve. Uwasuzuguye amategeko ya Mose, ibyaha nkana mu gihe cya Mose, ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakereza amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Urumva iryo jambo bari gukwereka itandukaniro. Izi cyaha nkana cyakozwe mu Bisiraheli bituma Imana ibongeye kubandukura bise ku gitabo cy'ubugingo. Ndashaka wirukange wumve amagambo ndi kubwira bene data hano. Imana iri kubwira ngo ntishaka ko hagira abandukurwa, kuko hari abari gukora ibyaha nkana muri iyi minsi hagati y'iteraniro. Imana iri kuguhereza amahirwe ngo garukiraho, bene data, kuko wamenye ukuri. Nukomeze uramera nk'ishami rikwe ku muzabibu, niko Uwiteka avuganye nawe. Genda muri Kuva 3:2. Ndashaka icyo kintu cyumve umusoro ryakemeye igitabo cya Mose, murebe ko n'abantu nabo Imana ishaka kubanduka mu gitabo banditse. 3:32-33. Twumve uko Mose yabivuze. Kristo Yesu nashimye. Kuva igice cya 32. Mu ntiza abatwe mu biti Imana ivugana n'itorero, kuko hano harimo abageni muri hangana, si uko mwene data bivuze ndi kubyumva. Harimo abategura. Igice cya 32 umurongo wa 32-33. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yo Kuva
amagambo aravuze ngo ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo. Yego. Byaba byiza ari uko reka twongere dusubire mu izina. Ariko wakwemera kubabarira icyaha cyabo. Byaba byiza ariko nutabyemera managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uyu ni Mose. Umutima wa gishumba afite yifurizaga abayoboye ko wagira n'ubwo ukora iki uribo. Imana barayirakanira ndashaka basohoye icyaha cy'Imana Abisirayeli bakoze. Bavuye muri Egiputa, Imana iberetse ibimenyetso 10 ibereka uburyo iri kumwe nabo kandi iri muri bo. Ibiyereka mu buryo bw'ibikorwa, bayimenya mu bikorwa. Turi kubere data bayiboneye mu bimenyetso ngo twabonye Imana yica imfura za Faro, twebwe ikaturinda. Twabonye Imana twebwe dushiraho uburinzi, urubura rukica inyamaswa n'ibindi byo batunze, twebwe ntitubitugereho. Twabonye Imana ihindura amazi amaraso n'imafaka, ariko twebwe ikoshe Abisirayeli tuguwe neza. Twabonye Imana turayizi mu bikorwa. Muri Imana rero reka abantu banzi muri ubwo buryo, ariko nta busabane mfitanye nabo. Ndashaka ko nabo bamenya mu byo nanga n'ibyo nkunda mu mategeko yayo. Hari Imana itwimenyeshereza mu bikorwa gusa. Waba warushoboye gukora igitangazo ukabona icyo kurya, hari Imana ibikwiyeretse ngo nabonye Imana ingabo ikweretse nka Jehova Jire, Imana itanga ibyo kurya. Waba wabuze umuti ugasanga Imana iguhaye uburyo bwo kwivuza ugakira, ikakweretse nka Jehova Rafa, Imana ikiza uburwayi. Waba hari imigozi yari kuboshye, Imana ikavuga ndayiciye ikayitwika, ikakwereka nka Jehova Nisi, Imana itwika. Waba wabuze amahoro kandi no uri mu bibazo, ikaguha amahoro no mu gihe cy'ibibarobaro, ikakwereka nka Jehova Shalom, Imana itanga amahoro. Ukaba uyizi muri ubwo buryo, ariko nta busabane ufitanye nayo, utazi ibyo yanga n'ibyo ikunda, ukaba wakora ibyaha nawe ukanayimenyera. Rero Imana ndashaka mwumve neza no mutega amatwi. Mu butayu imaze kubambutsa inyanja itukura, ibwira Mose bamaze kumenya by'umwihariko mu gukora kwanjye, ariko ntibazi ibyo nanga n'ibyo nkunda. Ndashaka batandukanye n'abanyamahanga. Hari ibyaha bakoraga nk'abihanganira, bari bafite ibigirwamana mu mitima yabo, ariko ndashaka nongeyeho ko bimura ibigirwamana mu mitima yabo bakanyimika nkaba mu mitima yabo. Kandi ukunyuka nuko bahereza amabwiriza y'ibyo nkunda n'ibyo nazamuka ku musozi Sinayi. Mu minsi 40 atizeyo, Abisirayeli ngo iyi Mana turabona imenya yararangiranye na Mose, yaravuze yarapfuye, abwira Aroni dukorera ikimasa. Hari Imana mu mitima yacu twambutse inyanja itukura dufite imasa mu mitima yacu, tubasha kubiranya Imana zo muri Egiputa. Bikubere data ikikweka ko dufite iyindi Imana ibasha gusimbura iya Mose mu gihe Mose atagihari. Dore dufite amaherena, dufite ibyangombwa, dukorera inyana, tutagira pirate tubekoro yatwambukije inyanja itukura, ariyo yadutsindiye Farawo. Bira byose ishimwe ry'Uwiteka Imana bamenye idakorwa n'amaboko y'abantu. Bikorera iyabo mu kibumbano cy'izahabu, barayiramya, bayihereza amashimwe yose y'ibyo Imana imaze gukora muri Egiputa. Niyo magambo ari mbere y'uwo murongo 32. Icyo cyari cyahanana kuko babikoze bazi ibyo bari gukora, ariko ni nk'uko baba bamaye ibyo kurya wakurata. Nkabaziza ko wabimpaye, hanyuma imbere yawe nkaza agashima runaka ngo nagushimye ibyo kurya nahiye saa sita, kandi wowe wabyigomye nkashimira uriye ngo ni wowe wabimpaye imbere y'uriye, naguhimbaza nkakubwira ngo ni wowe wabimpaye ibyo kurya, kandi ntacyo wampaye, ni njyewe ubiguha. Mbese nguhaye ishimwe ry'ibyo utakore, ngo mbese kandi magambo mwambitse icyo kitari icyawe, nyambo y'ugikwiriye. None magambo ibi mbikoze mbagendere kubabaza uyu kuko mbabikorana kuko ndakuzi wabikoze. Ni muri ubwo buryo bakoze ikimasa, urabwo iyo twambutse inyanja itukura ni iyi ngiyi cyo kimasa abona dukorera. Siyo magambo bavuze. Bafata amashimwe y'indi Imana bakora byose, barayimura, bayitesha agaciro, bayahereza icyo bikorera. Imana irarakara ngo narihanganye, Mose ibyo bakoze ngiye kubarimbura.
baguye iki? Hanyuma arabikoreka nyere mbingi Imana icyaha bakoze kirakomeye icyaha nkana. Bakoze icyo bazi, ntibageragejwe, ntazi uko bagira abari bazi ukwiye amashimwe n'umatagaragara. Bikubera data? Ariko amashimwe bayamburiye abikoze itagaragara, bayahereza icyo bikoreye ako kanya, bagishwara mu mitagihe kwecyo cyabikoze. Niba ari ikintu kibabaza Imana, icyaha nkana ubikorera ubwanyu ushaka kuyirakaza. Imana kwamureka ubusambanyi bubakira urugo, wowe ngo reka sambane irwubake cyangwa irureke, icyo ni icyaha nkana. Iguhaye uburyo bwo kutabisubiramo, wowe reka mbikore nkana. Rero Abisiraheli bari bamenye Imana mu buryo bwose bushoboka, ku buryo bakwizera nta rwitwazo, kuko bari bakimara kwamukira bazi yabikoze. Noneho ibyo bikoreye bayambika icyubahiro cy'iyabikoze kandi atariyo yabikoze. Imana itubabaye, abahereza icyubahiro ibidakwira icyubahiro bakayacyambura Imana bakagihereza abantu. Ibyo ngibyo Imana yababarira. Hanyuma Imana yari ishaka kugaragara yabwiye Mose ngo hari izindi Imana bambukanye, ndashaka izindi zikure muri bo banyimike. None dore iyi Imana ivuye mu mitima igiye mu bigaragara, noneho barayigaragaje, yari mu mitima yabo. Ntabwo burya ndaba Imana yabo, hari iyo bemera bimukanye kuva muri Egiputa. Imana rero abwira Mose, ngiye kubarimbura muri ubwoko bushyashya njye nawe. Mose ngo rero Mana nutabababarira banza gutwe mu gitabo cyo wanditse cy'ubugingo, mbere y'uko barimbura nanjye ndimburana nabo. Nutabikora Imana ngo kunamusubije 3-3 kuva 3-2 Imana iravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati umva uwuncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Evuga ko n'umusoro rya kera hari abandikwaga mu gitabo cy'ubugingo, kuko abise bashushaga agakiza ko ngo muri Egiputa bava mu byaha bakanyuzwa mu butayu bari gutunganywa bakajya muri Kanani bakwiriye kwinjira muri Kanani bakwiriye. Natwe rero kuva mu byaha twemera Kristo tukavuka ubwa kabiri tugahabwa ubwenegihugu bw'abajya mu ijuru, tuba tumaze kwinjira tukabatizwa mu mazi nk'igihamya y'uko twemeye kuva na Kristo no kuzukana nawe, tugahabwa ubugingo muri Kristo binyuze mu kuba twakwize tukamuyoboka. Hanyuma iyo tunyuzwa mu butayu, ni iyi si n'ibigezo duhura nabyo babiri kugerageza niba koko dushaka kujya Kanani. Twari dukwiriye kuba mu buzima, dore kondisiyo bari bafite ibiza muri Kanani iri mu Kubara 14:8. Yoshua na Kalebu babwiye Abisirayeli ngo niba Uwiteka twishimiye ntabwo ikibazo kiraba ubutaha. Uwiteka azatwinjira mu gihugu yadusezeranyije cy'amata n'ubuki, ariko ikiguzi ni uko Uwiteka twishura tukiri muri buno butaha tuba bakwiriye kwinjira muri Kanani, kuko nitutaba bakwiriye izatutsindira. Twese bose basangiye agakiza ko kwinjira muri Kanani yo mu mubiri. Ni muri ubwo buryo twese abizera cyo mwana umucyo dusangiye agakiza ko kwinjira mu bugingo buhoraho, ariko bose bageze muri Kanani y'umubiri se basangira isezerano kwinjirayo. Ni muri ubwo buryo rero twese dushobora gusangira isezerano, ariko twese ntabwo tuzinjirayo kereka twebwe ko mu buzima Imana itwishimira buhane yuko turaba Kanani tugwe gusa n'ijuru duhana dushaka gutaha. Kristo Yesu nashimwe. Imana ngo bivuga ko kwandikwa ku gitabo cy'ubugingo cyanditswemo birashoboka, kuko Imana ibibwiye Mose. Iramubwiye ngo Mose, ntabwo bishoboka ko wandikwa ku gitabo cy'ubugingo, niba ushaka ko mwandukurayo nawe nshobora nk'uko babikoze nawe gikora inkana. Bisobanura ngo njyewe Uwiteka sintinya kukwandukura niba ari byo wahisemo. Njyewe ntabwo mpfa kubandukura, nandukura bahisemo gukora ibyaha nkana. Iyo mpamvu nabwiye Mose ngo uncumuyeho wese niwe nzandukura mu gitabo nanditse. Ijambo risobanura ngo ko wandikwa ku gitabo cy'ubugingo bisobanura yuko uzagihoramo, urafite amahitamo yo kwiyandukuzayo. Siziri ijambo riba muryumvishe, ntabwo ari ryo wabyanditse. Ndetse kuba ndi kuganira n'umudamu umwe mu nkambi ya Cyakare muri Kampala, twari turimo tuvuga kuri telefone n'umugore turi kuganira, ako kanya mpita mbona ijuru rirakingutse, nta shusho nabonye numvishe gusa ijwi. Aho ntabwo nari mwiyerekwa ry'inzozi, nari hano ndi kuri telefone, mba ndatuje gatoya, mbona ijuru rirakingutse imbere yanjye, numva ijwi rirangura cyane ngo nabahaye abanyitirwa abakozi banjye naba amahirwe yo kwihana. Ahubwo bihana kurushaho kumenyera, fasha umwanzuro njye Yesu kubandukura kuva mu gitabo cy'ubugingo. Ubutumwa butaje kuri Zaburisha, abantu barakomenta ngo dide witeye ubwoba abantu. Nta muntu waba yaratu mu gitabo cy'ubugingo, maze yaribesha kumwandika re, wanze mu gitabo cy'ubugingo ntabwo yakwandukurwayo. None se navanga ibintu ijwi numvishe.
Mwuka w'Imana anyeretse mu Byahishuwe aho Yesu abivuga ko abanditswe ashobora kubandukurayo. Genda mu Byahishuwe 3. Isa bya kera barandukurwa kuko bakoze ibyaha nkana. Kristo Yesu nashimwe. No murishya baracyandukurwa. Soma 3 turi kwerekera hafi ku musozo kuko ntabwo nkwiye gutinda kandi turacyafite byinshi tuzabigabura, ntabwo nabirangiriza, ariko nibura Imana avuganye nabo ntimwemere kuba mu mubare w'abarimbuka ngo myandukuze. Bisongo abari kubwirwa Imana ntishaka kubandukurayo, ariko niba ushaka kwiyandukuzayo mukomeze gukora ibyaha nkana. 3 murongo wa hera ku wa mbere kugeza ku wa 6. Byahishuwe 3 murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Hari n'amagambo Imana yambwiye imbwira ngo abanditswe ndacyabasha kubandukurayo niba babihisemo. Ntabwo ariko bishaka, ariko mu gihe babikoze nkana bashaka ko Imana zabandukurayo tu. Uwiteka ntabikora kuko yishimye, ahubwo agira ubwo bahisemo kurimbuka. Ntako ntagize rimbuka, ariko Uwiteka we icyo yakugeneye n'ubugingo buhoraho. Ubwo ngubwo kurimbuka n'uzaba wabihisemo nizaza zigenda Siyoni mu mutima wawe. Mbese bazamugiza izo nzira ziracyari muri wowe, cyangwa nawe watangiye kuyoboka iyindi nzira? Kuko ushobora kwica twese, ariko inzira ziturimo zitandukanye. Yes, hari rero kugwa muri iyi nzira igenda Siyoni mu mutima wawe yihozemo. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Aravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Uri gusoma ikihe gice? Icya 3. Soma umurongo wa 5 n'uwa 6. Uwa 6 haravuze ngo urunesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. Bisobanura ngo utanesha azandukurwa, kuko ari kubwira abantu banditswe. Ndashaka mu mwe magambo utasesenga. Ndashaka gusa naho ubusoma wa 4 mbere ko usoma ngo reka dusome ku wa 3 natwe twari dusome duhereye ku murongo wa 3. Aravuze ngo nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise. Yego. Dusubiremo. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Yego. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo. Icyakora bisobanuye ko ntabapfira gushira. Icyakora ngo ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyambaro yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Undi jambo Kanani bari bakwiye gutunganya bari mu gutaha, bakumvira amategeko y'Imana bakajya muri Kanani bakarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ari uko babanje kuyumvira bakiri mu butaha. Niyo mpamvu ishobora kare bo binjiye muri Kanani ngo kuko barabaga Imana yishimira. Mbere y'uko uva muri ubu butayu bw'isi bavuye mu buzima, wereke Imana ko wabana nayo mu gihe cy'ubutaha, kuko ntuzabana nayo iteka ryose kandi udashaka kubana nayo kiri muri iyi si. Kristo Yesu nashimwe. Ndashobora ko baravuze ngo niba Imana itwishimiye, ubwo dukwiye gushyira imbaraga mu gukomeza Imana itwishimiye kugira ngo tuzinde muri gakondo. Urabona ko bakwiye kuyijamo bakwiriye ari abantu Imana yishimiye. Hariya Yesu aravuze ngo igituma bariya batanduje imyambaro yabo ngo bazagendana nawe ngo kuko babikwiriye. None se hari ikintu kindi kigusaba? Yesu ko yatanze rwose ko cyari ari kudusaba. Ibi ntabidusaba kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, abidusaba kugira ngo tugume muri ubu bugingo buhoraho twatuye. Reka mbisubiremo. Umaze kwakira agakiza aba amaze gutsindishirizwa, yemererwa guhabwa ubugingo buhoraho kuko ahita yandikwayo. Mu gihe n'uwanditsweyo urasaba kwitwara nk'uriyo. Rero mu gihe watangiye kwihakana uwo Kristo wakiriye, nawe azakwihakana aho ntiyigeze akumenya, kuko wabaye mu buzima bwera imbuto zihakana yuko utaruwe.
niyo mpamvu ishami ryose mu muzabibu iyo ryanze kwera imbuto ngana ngo riracika, ariko irishaka ryamenekwaho amahari ngo rirusheho kwera. rero kuba uri muri Yesu Kristo ushobora gufite ubugingo buhoraho, ariko n'ishami n'iryanga kwera imbuto riri muri Kristo ngo riracika. bivuga ngo ni wowe wiyambuye ubugingo, nta kiguzi gusaba kuba muri Kristo, si imbaraga zawe. bivuga ngo nk'uko nta shami ribasha kwera imbuto ritagumye mu muzabibu, niko natwe tutabibasha tutagumye muri we. twebwe nawe nuko neza dusaba ngo no kwera imbuto ntidushoboze, ariko ikiguzi twe dusaba ni kuguma muri we. impamvu nuko hari abashobora kuva muri we. ni amahitamo. rangiza uwo murongo. unesha niwe uzambikwa imyenda yera. ko Yesu yanesheje ko atari kudusaba kunesha, nuko aduhaye imbaraga zidushoboza kunesha nk'uko gume kunesha rero nk'uko wanesha. urabona ko ntabwo ari imbaraga zawe niza, rero izi mbaraga uzipfobya ukanga kunesha uri kubikora nkana. mu gihe rero utarabisobanukirwa, Imana izaguhereza ubutumwa nk'uko nababwira b'ijoro ryakeye. hari igihe waba igice bitarasobanura nk'uko watakaye, ukwiye kuba intama. Kristo Yesu nashimwe. wagwa mu cyaha ariko ntibishobora kuba mu buzima bw'icyaha, ujye utaka ukurwe muri aya magana. rangiza umurongo wa 5 na 6 ko turi ku musozo. kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. inde unesha, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. ndashaka gusubira umurongo wa 5 na 6. Umusoro w'izina rya Yesu. ni kondisiyo. unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo. uretse gato, iyi mvugo uzi yuko iri kugaragaza kondisiyo ikwiye kumvirwa kugira ngo izina ryawe ritandukurwa. bivuga ngo abari kubwirwa ni abanditswe bafite ubugingo buhora muri Kristo. ko bimeze, ariko kubwirwa ngo barasabwa kunesha, unaguma muri ubwo buzima bwo kunesha kugira ngo amazina yabo atazamukurwa. kuba rero waremera ubugingo ntibisobanura yuko udashobora kubwikuramo, kuko nukora ibyaha nkana uzamukurwayo. Kristo saza kwandukura kuko abishaka, aza babuze uko akugira, kuko imbaraga ze uza wazipfobesha. mperutse guhabwa amakuru y'ikibaruwa kugeze hano bita Ikinyoni Kigali. numva ririmba indirimbo yise ngo nta mahirwe ya nyuma. basi indirimbo ko atari Imana ije gute, nta muzike numva. Imana itemera ngo mbitore ko ndi hano amahirwe yayo. amahirwe yayo manerekezwa muri Luka 3 umurongo wa 3 kuza ku 9. haravuga ngo umugani Yesu abaca umugani w'umutini wahinzwe mu murima w'umuzabibu, ngo yawushatse y'imbuto buri gihe cy'umwaka, agasanga ntabwo wera, kandi yawufumbiye yawitayeho, bawukozeho umurimo. hanyuma ngo imyaka 3 irangiye, abwira mugenzi we ngo uyu mutini wuce, kuko urakomeza kunyunyuriza ubutaka. bari magambo uri kubikora nkana, wanze kwera imbuto nkana, kuko witawe kugira ngo we ntacyo ntawukore ngo we. bari magambo ntacyo witwaza, uri kwanga kwera nkana, ntacyo witwaza. uramugeza atayigiga ngo nyakubahwa yihereza amahirwe y'umwaka umwe gusa, yegomera nongera ifumbire muhingire mwitaho. si uko utawitayeho, si uko utawufumbiye, si uko batumvisha ubutumwa bubahindura kuva mu byaha, ahubwo wongera ubahereza amahirwe ya nyuma, nongere bafumbire umwaka wose, kuko byerera umwaka. n'ibyanga kwera imbuto kuri amahirwe ya nyuma, noneho uzawuce, nanjye nzaba ntacyo ntakoze. bino bishushanya Data uburyo ashatse kwidatwara itorero. Yesu aritambika, hari abona apfiriye amaraso runaka aratabasha kwihana, afite inzara n'inyota byo gukiranuka, uretse aratakwiriye guhazwa, akeneye umubwiriza umurabura, akava mu gucera agahinduka intama, akakuva mu burara. gira impamvu washiraho ituma aca bugufi ayigarure mu rugo, kuko yari yabaye ikirara. Yesu agasigara yitambika, kuko Imana itaziramuva ku myabyaha, nizo no gufora umunyabyaha yihariye akabaho. ni ku Uwiteka yirahiriye muri Ezekiel 3:3 umurongo wa 11 ngo ndirahiye sinezezwa no ku myabyaha. niyo mpamvu Uwiteka adatanga amahirwe yo kwihana. abihanye ibyo biranezeza, ariko iyo batihanye ni ngaragara nkaho natinze isezerano. ariko igituma ntinda ni uko ariko mba nyibihanganiye, kuko nibutishije isezerano benshi barimbuka. niyo mpamvu urwandiko rwa kabiri rwa Petero 3:9 haravuga ngo umwami Imana ntatinze isezerano nk'uko bamwe batekereza. Yesu aravuze ngo ndaje vuba nk'umujura. imyaka 2025 irashize avuga ngo ndaje vuba, akagaragara nkaho yabeshe. ntabwo yabeshe, nitwe
twebwe tumutindije kuko aratadusaba kwihana, arashaka ko umubare winjira w'abihana aracyateta ngo twiyuzuze nawe. Niyo mpamvu agaragara nk'atinze ibisezerano, ariko satize nitwe tumutinza iyo dutinze kwihana no guhinduka. Ngo ntatinze isezerano ahubwo atwihanganira, adashaka kwagira n'umurimbuka. Kutwihanganira bisaba ngo aradutegereza, akagaragara naho yatinze, ariko nitwe twatinze guhinduka. Ngo kugira ngo batajya n'umurimbo, ushaka ko bose bagera ku kwihana, nubwo bose batazihana, ariko ashaka ko bose bihana. Urumva ko Imana ntacyo itakoze. Hanyuma Kristo Yesu rero niwe utugaragaza ari gusabira amahirwe ya nyuma umutini. Kristo Yesu acyadusabira amahirwe ya nyuma. Mwene data uracyahawe amahirwe ya nyuma. Nashoboye yuko Kristo natinda urupfu rwo ntiruzatinda. Nyamuneka rero rekeraho, niba uhawe ubutumwa bukubwira ngo imbuto kuko wahawe ubuntu bushoboza kuzera, uracyahingirwa, uracyafumbirwa n'ubutumwa butanga bw'abakozi b'Imana, uracyabwirwa ngo iri fumbire bikomeza kunyunyuza itaka, bikomeza guterana wuzuza intebe, hinduka. Niba baguze imbaraga zo guhinduka, saba inkunga n'amasengesho bagutera inkunga, ariko uhabwe ubuntu bushoboza kuva mu buzima bw'ibyaha. Ureka gutukisha Kristo atazakwandukurayo, ntuza ngo wiyandukujeyo, kuko uyu mutini ntacyo utakorewe, ni ku Uwiteka avugana n'itorero. Niyo mpamvu ndangije mbasaba guhaguruka abahiriwe, nanagendere kubabwira, bari mu gitabo cya Zaburi 84 ya bene Kora, 6 n'uwa 7, haravuga ngo hahirwa abagufitemo Mana imbaraga. Haleluya. Hari abafite imbaraga muri bene wabo, mu madosiye bafite, mu mirima batunze, muri bizinesi, mu bagore, mu bagabo, mu bana, mu biki, mu bwenge, ariko Uwiteka ngo hahirwa abafite imbaraga, abafite imbaraga Mana. Baba ngaba bakongera bagahirwa iyo badafite imbaraga muri wo gusa, ahubwo bafite n'inzira